Nihe mpano ihenze naho inshuti yanjye? Dore amasomo yo kuwa mbere mutagatifu tariki 6 Mata 2020. Isomo rya mbere ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi, umutwe wa 42, umurongo wa mbere kugeza ku wa 7. Zaburi ni ya 27. Ivanjili yanditswe na Yohani, umutwe wa 12, umurongo wa mbere kugeza ku wa 11. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Yohani. Hasigaye iminsi 6 Pasika ikaba, Yezu agaruka i Betaniya aho Lazaro yari yarazuye mu bapfuye yabaga. Bahamuzimanira ibya nimugoroba. Mariya niwe waherezaga, naho Lazaro ari mu basangiraga nawe. Nuko Mariya areba inshuro y'amavuta y'umubavu w'ukuri kandi uhenda cyane, ayasiga ibirenge bya Yezu, abihanaguza umusatsi we, maze umubavu utama mu nzu yose. Nibwo Yuda Isikariyoti wo mu bigishwa be wari ugiye kumugambanira avuze ati, nkuriya mubavu wajyaga kugurwa amadenari 300 agahabwa abakene, upfuye iki? Ibyo ariko ntiyabivugira ko yarababajwe n'abakene, ahubwo nuko yari umujura, n'ubundi ni wari umubitsi, akajya yiha ku byo bamubikije. Nuko Yezu aravuga ati, nimumwihorere kuko umubavu b'icyo umunsi wo kunshyingura mu mva. Abakene bo muzabahorana, ariko nge ntimuzamporana igihe cyose. Nuko imbaga nyamwinshi y'Abayahudi iza kumenya ko Yezu yarari aho ngaho. Nibwo baje, ariko batazanywe na Yezu gusa, ahubwo bashaka no kubona Lazaro yari yarazuye mu bapfuye. Nyamara abatware b'abahereza bitambo bajya inama yo kwicana Lazaro, kuko yatumaga Abayahudi benshi babacikaho bakemera Yezu. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Muvandimwe, ngira inama, nihe mpano ihenze naho inshuti yanjye igiye kunsezeraho? Muri iki cyumweru gitagatifu Yezu ari gusezera ku nshuti ze kuko agiye kudupfira. Muri iki cyumweru igice cya 2 cy'igitabo cy'umuhanuzi Izayi kizatugezaho indirimbo 4 z'umugaragu w'Imana ubabara. Uwo mugaragu w'Imana ubabara arashushanya Yezu wababaye akadupfira. Uyu munsi twumvise indirimbo ya mbere aho Imana igira iti, umugaragu wanjye nshyigikira, intore yanjye nyizihira, namushyizemo umwuka wanjye. Ni koko umuntu kwizihira nawe ntacyo wamwima, uremera ukarya ideni mpaka umwakiriye neza by'agatangaza. Akayamvugo ngo umushyitsi muhira kurisha imbuto. Mu Ivanjili Yezu yarasanzwe yakirwa neza kwa Lazaro, Mariya na Marita, akagubwa neza. None uyu munsi byabaye akarusho. Uyu munsi Mariya adufasha gusubiza iki kibazo, nihe mpano ihenze naho inshuti yanjye? Mariya arishimira guha Yezu ikintu gihenze, ariko Yuda araza kwijujuta. Reka dusuzume iyi mitima ibiri, umutima witanga wa Mariya n'ubugugu wa Yuda. Mu buzima tugiramo ibihe byinshi byo guha inshuti zacu impano. Igihe baje kudusura, kwizihiza isabukuru, guhimbaza iminsi y'abazina bacu batagatifu, igihe cy'ibyago ugahoza inshuti no kuzifata mu mugongo. Mu gusezeranaho, ibirori bitandukanye, buri wese aharanira gushaka icyashimisha cyangwa cyahoza akababara umukunzi we. Umunsi umwe umukobwa wari urangije kwiga kaminuza yigeze akora ibirori byo gutaha diplome ye, atumira abantu benshi. Nuko agiye gushaka mama we ngo batangire ibirori aramubura. Wa mukobwa ararakara kuko yashatse nyina akamubura, akeka ko yagiye gusinda nkuko yarabimenyereye bikabaza uwo mwana. Nuko mu gihe cyo gutanga impano baziha wa mukobwa, urumva wa mukobwa yazakiriye ababaye cyane kuko nyina atarari hafi aho ngaho. Noneho nyina aza bwa nyuma y'abandi. Wa mukobwa n'umujinya mwinshi ahita afunguriraho iyo mpano nyina yaramuzaniye. Nyina yari yanditsemo ngo ati, mwana wanjye nkunda, narakubabaje bihagije kubera ingeso y'ubusinzi yanjye, yanatumye abasore bamwe bakubenga. None kuri uyu munsi wawe ndakurahiye, sinzongera gusinda. Wa mukobwa amaze kubisoma, ibyishimo biramusaga, abari aho bose nabo barabibona ko yishimye, nabo barishima cyane. Burya uwababariwe ibyaha byinshi ni ukunda cyane. Mariya yababariwe na Yezu. Yezu inshuti ye aje kumusezeraho, none kubera uwo mutima mwiza wuje urukundo, umutima witanga, yawerekanye asiga ibirenge bya Yezu umubavu uhenze cyane, akanabihanaguza umusatsi we. Umusatsi wagaragaza ko ubwiza bwe bwose abuhaze kubera Yezu akunda. Iyi mpano ya Mariya ahaye umukunzi we ni indashyikirwa, kandi Yezu arayishima cyane, kuko uyu mubavu ufite igisobanuro mu iyobokamana ryacu uzakoresha mu gushyingura Yezu. Mbega impano nziza kandi ihenze!
cyakora impano nziza mu maso ya Yuda tishimishije, kuko Yuda yifitemo umutima w'ubugugu, aho yibaza ati nkuriya mu bavojyaga kugura amadenari 500 agahabwa abakene, none upfuye ubusa. Yuda ameze nka dimini y'urubuga rumwe muri Afurika ya kure, uherutse gushishikariza bari kuri ubwo buga bose, nyaboneka mutabare muri iki cyorezo cya coronavirusi, buri wese yitange uko ashoboye tugoboka abakene. Abatuye urubuga bumva impuhwe zirabasabye, bakurikije uko adimini yari asanzwe ari umuhemu n'umupagani, bakagira ngo ni impuhwe afitiye abakene koko. Nuko adimini amaze kurundanyirwa urufaranga abandi bigomwe ngo barafasha abakene, ahita ava kuri rwa rubuga. Na n'ubu ntaragaruka, bategereje ko azaba raporo y'igikorwa cy'urukundo bakoze. Baba we bavandimwe, muri iyi minsi y'iki cyorezo cya coronavirusi hari abantu umutima mwiza nka Mariya b'indashyikirwa, tubakurikize, tubigane, dufatanye turinde abandi. Iyi ni impano nziza waha abandi, ni koko abandi ntibagire icyo babura badufite. Ku rundi ruhande kandi tube maso, dushishoze bikomeye, twitondere abatekamutwe benshi baza mu mashusho ya Bayuda ngo n'urukundo rubazamutsemo ako kanya, urukundo rw'agashyuhirane no kwikubira ngo twikunde, twihisha inyuma yo gufasha abakene, tidushake gushyira mu gafuka kacu ngo abandi tubakuzeho. Mukristo umuvandimwe, reba ingeso imwe wiyiziho ibangamira mu bana, cyane cyane ya yindi wenyine wiyiziho ubona ibabaza Yezu muri iyi minsi inshuti yawe iri kugusezeraho, maze uyirwanye, ubundi uyimuhemo impano uti Yezu nshuti yanjye sinzongereye ingeso mbi. Mwari kumwe na Padiri Masumbuko Ladislas, murezi mu iseminari y'Umutagatifu Aloyizi, Diyosezi ya Cyangugu.